wavuze wowe ngiye ko nagutanzeyo baje tuje gukora video kubereka ukuntu mu cyaro tujya kuvoma twikiro baci ufata imyumbati ukabanza ukayivungura cyane kugira ngo nyine nushyira mu isekuru tusekura byoroshye ukayivungura cyane iyo ari imyumbati yumye bita bikunda ugasekura iki shamara bari zitari zimbwira iki kijerekani tuvuye kuvoma ariko iki wavuze wowe ngiye ko nagutanzeyo baje tuje gukora video kubereka ukuntu mu cyaro tujya kuvoma birangira bamuterese wavuze ukuntu bahise bakuvomera none wahise tukaruhuka reka nkubwire turuhutse naho twabivamo nangati iriho hari ukuntu biri kumbabaza reka nkubwire turuhutse nta nubwo twagira mu rugo bita ako ivo wajya ukakwirya ubu abakobwa mu cyaro bakijya ku iriba ubu bararuhuka umva utababara twihangane guys twumva ubuzima abandi bana babayemo ati twumva ubuzima abandi bana babayemo mwana we ubuzima rero hari ukuntu kera twajyaga tukajya kuvoma mu gitondo ukirirwa munsi hose tukirirwayo awe umunsi umunsi se byinshi nkabyo abo nyine twamazemo ndatuira kwiriwe yahita imeneka ndabona waranjye watari injerekani y'icyo kintu cyawe watse nagutura ukareka ubwiyemeza irayasha awe guys awe umva uswa uhita wumva mu cyaro ntago amazi aba mu rugo ni mu kabande muragenda mugatonda umurongo haba hari abantu nyine abazindutse abagize gute mukajya ku murongo ubwo nyine wagerwaho ukabona ukavoma inshuti yanjye ni ukuri umuntu waturutse mu cyaro mujye mumwubaha kandi cyane abantu baje muri Kigali baturutse mu cyaro tumenyane shanda basuhuje ni ukuri kw'Imana umva nabonye ko ubuzima hari abantu babasha kubyanganira ubuzana tuvuye kuvoma epiyo ngiyo mu kabande uzi kubatererana injerekani ubutaha tuzakora video tubereke uwo murongo uba uri ku murongo ukuntu uba umeze mwatonze nyine mugatereka mugatonda mukajya mugenda muvoma so rero twanabashuhuje twabahaye ikaze kuri channel yacu ni African Continent 54 iyo ugiye muri YouTube channel yawe ukandika muri YouTube ukandika African Continent uhita ubona channel yacu ugakora subscribe ukareba comment zabanje ukajya muri video zabanje ukazireba ukareba n'izigezweho so rero tugiye kubereka ukuntu mu cyaro basekura nago ifu yose abenshi bagura zipakinze nyine batazi ngo ifu iboneka gute ubu ari umwana uzwi ifu bayikura kuri boutique so rero mu cyaro ho nago bajya kubetesha imyumbati gushesha imyumbati murabusekura mu isekuru tugiye kubibereka ufata imyumbati ugasekura ukayungurura byose amakuma imivunde ugashyira mu isekuru ugasekura paka umva amabava akaza intoki zikakurya tugende mukomeze mwihere ijisho iyi ni isekuru umufu nabuvungura inyuma bikaba iki ni umuhini uyu ni umuhini arabona ndisekura ngo ni cya ni igiti turayungururira hano iri umuhini kiye gusekura dore we ntabwo uzi gusekura dore basekura uko hari abantu rega ndabizi neza ko mwasekuyeho murabizi mama muri kwijijisha imyumbati yari intumwe twikiro baci 600 ufata imyumbati
ukabanza ukayivungura cyane kugira ngo nyine nushyira mu isekuru uhite usekura byoroshye, ukayivungura cyane. Iyo ari imyumbati yumye bita bikunda, ugasekura kugeza igihe binogeye. nta kibazo. So rero ukomeza gusekura nyine mpaka bunoze. Shawe ntabwo wigeze usekura hari kuko nkubona. Urabuze ndi ku cyatsi. Muri serenge narasekuraga umufuka w'imyumbati, ureke kino kiro kimwe naguze cyo Wavutse ryari? Unumva? ryari. Ibintu byose bya kera biciyemo. Nabiciyemo neza n'abantu bo muri iki gihe baca mu buzima nk'ubwo ngubwo. Wa mugari gisi mu cyaro hari abantu bagisekura mu gihe kigali kijya ku cyuma gutanga ibiceri bakita bayisya bakaguhereza Cyangwa ukagenda ukajya kubugura. Azana agafu kagize. tutazi aho byaturutse. Nyuma yaho Gako ngiyo umuntu araye mu isekuru ndende kumenya ngo yari umukobwa. shaziza kera baratubeshyaga. Ubu wararamo hano ntabwo naje nabona abantu. Aka ngaka ni akayungirizo bakoresha nyine bayungurura. Hano mwereke utanyungururiraho nyine. Umva bitarimo ibiheri. Birimo tugiye kuyungurura tubona agafu keza. Banza uyungurura akunda kongerera. Uku nguko niko biba bimeze. Shisha bugufi. Yego. Ukayungurura Agafu kakaza kameze neza. Nukoroshye. Shuka abana abandi bazarye amafu byinshi nuko nkunda kuri gato. ariko rata wari kureba ntuzarigate. Dute restaurant ariko. Umva turareka uburyo bayungurura. Ibi ngibi baba ari ibiheri bisigaye nyine. Uhita ureba ahantu ubimena ku ruhande cyangwa ashyiriraho rimwe bisigaye. Ibi aba ari ibiheri. Ukayungurura. N'abantu mu buzima ntabwo baba bworoshye. Uyu hari umuntu disi uzinga ifu yicaye nko barayigura. muri Amerika agahita avuga ati biriya ni ibiki bari gukora. Wajya bari kuroga. Ubona umuntu yuko naturi Biriya ni ibiki bari gukora. umuntu yuko naturi kuroga. Umva. Nta yindi isigaye. Hano ubuzima bwo mu cyaro ubu ukora imirimo amatunga aza. Mubishe isaha zo gucyurira n'ikirageze. We! Ngayo nguko ibi ngibi ni ibiheri babisigayemo. Babisigayemo urabimenya cyangwa ukabiha inkoko ku bantu boroye inkoko. Reba inofu. Urabona ukuntu ari ifu nziza. Ahangaha rero uhita uteka ubugari basekuye mu isekuru nk'abantu mwe buraryoha kurusha n'ubwo ku cyuma. Ngewe nyine kera narasekuraga nkasekura. Niyo mvuze ngo kera abantu babumva kera cyahehe wowe wari uri hehe ngavuga ukuntu ndahumura neza yewe mbere ko hano uraziranye n'ibintu. Sasa rero tumaze kubereka ukuntu mu cyaro basekura ubufu batajya kubugura ku cyuma. Amafaranga yo kugura ku cyuma urayasevinga. Se tugiye kubaganirizaho akantu gatoya cyane twe dusoza. Turangije gusekura rero katubaganirizeho akantu gato. Mbabwire mu cyaro ibintu byaho byose bikorerwa ku karubanda. Ari uguteka ubutaha tuzabereka ukuntu bateka nyine ku mashyiga ku nkwi mugacana ku nkwi mugateka. Sasa rero hari igihe useba ariko mbabazi wari waseba Bisaba ari byinshi. Uziko no kujya gukozaho ku ikarita kuri bisi ugasanga ari amafaranga ari ubusebye. ashobora umwana wo mu bakira ahari ubu urumva icyo ari igisebo. Oya nyine utwo ni udusebo nawe ariko hari igisebo ukura nacyo. Cya kindi uvuga ngo mana wama no kwipira aka kanya ntagire umuntu wongera kumbona. Gukoza ku ikarita urumva ari igisebo. Oya ntabwo mvuze ngo nicyo giseba kurusha ni ukuri nyine hari igihe umuntu aseba ku buryo uba wumva urutwa no kwipfira. Ndakubwiye ngo urasebye. iki Bagutendaho mu bantu. ntago banendogo ariko hari ikintu cyambayeho muri buno buzima. Ndaseba numva mpisemo urupfu. Byagenze bite se ubwo? Mboneraho kubwira n'abantu bari guca muri ibyo bintu byo guseba hahandi
wahuye n'ikintu cyane cyane nk'abantu babishe ubukwe bwabo bwapfuye uzi igisabo cyo kwicuza wenda ntabwo icyo cyo kirangira uwateguye ubukwe waratumiye abantu invitation yarasohotse ubukwe bugapfa mani umukobwa aragenda agahwera neza cyangwa muri karitsiye umva ndaje mubwiye cyangwa muri karitsiye nka gutya nyine mugahura n'ibintu mukarwana mugakagukubita agakomera ijisho cyangwa nyine mugahura n'ikindi kibazo igisebo ni ikintu kibi cyane njye rero nari ndi ku ishuri amatere story gite dusoza nari ndi ku ishuri icyo gihe nigaga muri superieri urumva nari mere ku ishuri muri aya oya zari izindi famiye nari mfite famiye y'abantu benshi nyoboye nari umuyobozi w'ishuri ryo kwisabato icyo gihe nari umudivantiste urumva abadive hello nari umuyobozi wo mu ishuri ryo kwisabato nari mfite inshingano mu kigo bamfataga nk'umwana bananye witonda pe witonda njye ntacyo nzambahisha nzambabwira utuntu twose sasa rero hari umwana w'umusore wigaga muri we yari ari mu wa 4 njye ndi mu wa 6 yari muri famiye yanjye sasa rero akajya aza kundeba ati mere tujye kurya ibintu nk'ibyo ngibyo noneho umunsi umwe arambwira ati me njyewe ngiye kurangiza bataranyirukana ku ishuri nta gikosa na kimwe ku ishuri ndakora ndi umwana witonda ati me ndashaka ko nsobanurira ndamubwira ati oke naribi ku cyumweru uzaze ngusobanurire tujya muri classe ndamusobanura kumbe wari n'umuhanga babasoneye kurya saa sita tuguma twicaye satani iyo yateguye kukwanika nagabura inzira bicisha arakwanika no mu mvura twicaye saa sita n'igice ziragera saa saba n'igice ziragera noneho hari ukuntu iyo mwatindaga hari ukuntu prefet des études yacaga mu classes agenda arebamo abantu banze kujya muri ref kumbe prefet arimo araca mu maklase agenda areba abantu bafunze amakupre bagize gute na gute sasa rero byagezeho ndamubwira shareka ngende reka tujye kurya twatinze ndahaguruka mva mu ntebe kubona nicaye nyine ku munguni gutya ndahaguruka mva mu ntebe nkisohoka mu ntebe nsitara ku yindi mba ngiye kugwa ahita mfata nka gutya kugira ngo ndamire ntitura hasi guma shyiraho akadomo none ubwo nshaka kumenya kuko byabaye accident cyangwa nyine aka kava hakajya ahangaha byari impanuka urumva abaramfashe gutya prefe abaciyeho mu idirishya ako kantu k'amasegonda angahe niko yabonye niba ngo satani satani uragatsindwa n'Imana ako kantu k'amasegonda niko yabonye hisakata gucyaza mu ishuri iki yakubita aramukubita ati ndabafashe mwari muri mu biki murahoberanye noneho ubwo hari ku cyumweru abantu bari gusoza gusenga baba bari guca ku maklasi mere wa famiye yitwaga Oblatifo mere wa famiye Oblatifo bamufasha asomana n'umuhungu bamufasha Yesu Kristo we naragiye mpinduka nk'ikigoryi neza ntumutwe prefect avuga ati none ahanga mujye muri discipline ubwo turazamutse ni muri discipline ndapfukama ndarize ubwo mu rugo twabaga turi abakene nta n'ikintu na kimwe kibereye mu rugo no ngatekereza ukundi ubwire mama ati baranyirukanye numva ndashaka gupfa none nagenda senga ndapfukama ubwa Mana wamaye urupfu biranga urumva iyo ushaka nagorobana uwo mugoroba vuga ngo bahise banyirukana ati mutahe Mana we ubwo baburanyicandarira nariza amarira none wa muhungu nani ikintu byabimubwiye yarambwiye agati azirongazi ngiye nta kibi nakoranye nawe ubwo bigenda uko byakagenze iwabo bahita baza kumutwara mu modoka maskini nagombye gusaba tike ndagukomeje mama gatike kangeze iwacu ndataha ngeze mu rugo mbibwira mama aranyumva mama n'intwari ababyeyi bakunda abana babo w'igorogota y'Ikigali mama wawe jya umwubaha ababyeyi bakunda abana babo ku rwego rurenze mama nawe mubwiye arabyumva aranyizera ariko njye nahise nsinya sinzasubira ku ishuri ababyeyi wasebye
byaje kurangira kugira nsoza ino story byaje kurangira master mamagaye hari master wanje wari barahinduye wari warahakoze mbere aramamaganga ati bone ugomba gusura ku ishuri aragenda hamagara ku ishuri yansabira imbabazi arabwira ati umwana aritonda ndamuzi biki barambwira ati garuka ku ishuri turagaruka none ikintu bankoreye bakoranyije ikigo cyose bakora sembo rasamburema ahantu wabwirije ahantu waririmbye ahantu wayoboye imbere y'abana bawe murumva icyo gisebo bankira imbere ati musubiremo ibintu mwaye muri gukora wa muhungu araza arabibereka ati njyewe mere namufashe mana we cyakoze uwo muhungu wamukwereka ukabiseka bigatinda pe none nategeza ukuntu ndi kuzira ubusa mba nakwiyahura rero reka mubwire ibisebo bibaho ugasebo ugahura n'ikintu mu buzima bwakumva uhisemo urupfu ariko nyuma y'icyo gisebo ubuzima burakomeza rero kubwira abantu bari guca mu bihe bigoye bahuye n'ibisebo ukaba warahuye n'ibisebo warasebye ku buryo bawumva warasebye kuri social media bagenzi bacu hello bakoresha imbuga nkoranyambaga ukaba warasebye waroye n'ikintu kikagukoma kikagusebya indi ntambwe wayitera n'ubundi buzima wakongera ukabaho wakongera ugakomera nyuma y'ibyo ngibyo ubuzima burakomeza turashoje rero murakoze byonyine nshuti bakundwa ni ukuri nizere ko ikiganiro mwagikunze twatangiye tubereka ubuzima bwo mu cyaro twavuye kuvoma n'urugendo rurerure tugera mu rugo dufata imyumbati turasekura tubona ifu yo guteka tubereka uko tuyungurura n'akayunguruzo so ibyo birangiye rero nk'abakobwa bari mu rugo hari ukuntu nyine mukomeza mukora turimo muganira nibwo twahisemo kubatera stories z'ukuntu abantu hano hanze duseba niba utaraseba nawe uzaseba ko igisebo mu buzima nta muntu udaseba n'ukuri nawe ukakanya ushobora kuba ufite igisebo uri guhangana nacyo ariko nta mvura idahita dore na mugenzi wanjye imvura yarahise nawe ubu ari mu buzima ameze neza nanjye mba mfite ibintu byagiye binsebya wenda nubwo tutabivuzeho kubera umwanya yagiye gukoza kuri bisi mu ikarita asanga aya amafaranga ariho kandi imbere yanjye hahagaze umusore yanjye ubundi iyo niyo main topic nashaka kuvugaho kuko ninjira muri bisi ukahita ugira umusore utera ijisho uhagaze hafi aho ukavuga ati wi warangiza mu bwemezi bwinshi ugikoza wakata ku gisoferi subira inyuma ari amafaranga ufite kuyashyira ku ikarita yewe gawe witwa ngo wambaye neza wiriye nyine nawe urabyumva inkuba irakwanura umva inkuba iramaze okay guys mwibuka gukora like subscribe share comment zanyu ni ingenzi murakoze zahura ubutaha bye